Amahoro y'Imana n'imigisha Uwiteka atanga bikomeze kubana namwe mwese mu izina rya Yesu. Ni ukuri twongeye kubashimira, ni ukuri twongeye kubanezererwa, ni ukuri twongeye kunezezwa nuko mwishimiye kudutega amatwi. Uwiteka umwami Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Ni ukuri twongeye kubasuhuza muri aka kanya, kandi twongeye kubanezererwa ubwo mwemeye kuduha umwanya wacu kugira ngo mukurikirane iki cyigisho, kandi twongeye kubashimira yuko mwemeye gutanga igihe cyanyu mukemera gufata umwanya wanyu ungana utya kugira ngo mubashe gukurikirana iki cyigisho. Kuko twabibasezeraniye mu cyigisho cyabanje, twabasezeraniye ko uyu munsi turabagezaho icyigisho cyerekana neza ko ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rimaze gutanga, ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rimaze gushirwaho agahato, ubwo amahanga yose azaba yateraniye gufata imyanzuro kugira ngo amategeko y'Imana akurweho, ubwo amahanga yose azaba yateraniye gufata imyanzuro kugira ngo amategeko y'Imana asiribangwe, hazashirwaho itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere mpimbano, umunsi w'icyumweru washizweho n'ubupapa. Mbese bizagendekera bitabakomeza amategeko y'Imana? Ni munyemere dufatanyije na Mwuka Muziranenge abashe kudusobanurira iki cyigisho. Tutabatindiye, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana ikomeye kandi Mana ikiranuka, urera kandi wahozeho kandi uzahora wera. Imbabazi zawe ni nyinshi kuri twebwe, ubuntu bwawe buraduhagije, gukiranuka kawe kuratwuzura, imbaraga zawe ziraturengera, ubuntu bwawe buraduhagije, kandi Uwiteka imbabazi zawe ziratunyuze. Ibyo udukorera birenze ubwenge bwacu, ariko kubwo kukwizera turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko uduhaye akanya ko kwigira ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo umwuka wawe wera azadusobanurire, imbaraga zacu zibure, ubuntu bwawe bwiganze, imbaraga zawe zuzure, intekerezo zacu zicishwe bugufi, ubuntu bwawe bushirwe hejuru, maze Uwiteka imitima yacu uyihe kwakira no gusobanukirwa ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu izatera iki kibazo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu hazabaho itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru, kandi iryo tegeko rizaza rifite imbaraga kandi rirwanya abantu bose batemera gukurikiza amategeko mpimbano. Umuntu akurikije ibiriho kubera kuri iyi si muri iki gihe, yasanga neza ibyo bidashoboka. Ukurikije umutekano uri mu bihugu, ukurikije imiyoborere ya za guverinoma, ukurikije uburyo abaturage babanye neza, ukurikije uburyo hirya no hino amahanga cyangwa se ibihugu biri gushaka iterambere, wakumva ko hatazigera habaho akarengane nk'ako ngako. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwo bazaba bababwira ngo n'amahoro n'amahoro, ni nako kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba kwegereje. Kandi Kristo yatanze imiburo n'ibimenyetso byerekana kuza kwe. Yagaragaje neza ko mbere y'uko agaruka hazongera kubaho akarengane kazakorerwa ubwoko bw'Imana. Yagaragaje neza ko mu gihe cyo kuza kwe, mbere gato y'uko Yesu agaruka, amategeko azongera gusiribangwa, kandi hazabaho akarengane gakomeye, ubwoko bw'Imana bugatotezwa, ubwoko bw'Imana bukarenganwa. Ariko ubigereranyije n'iki gihe cya none turimo, wabona bidashoboka. Ariko vuba aha ngaha hagiye kubaho akarengane gakomeye, hagiye gushyirwaho itegeko ry'icyumweru. Itegeko rya kane ryo kuruhuka ku munsi w'isabato ryatanzwe n'Uwiteka rigiye gukurwaho, kandi abantu bose bazaba bakomeza amategeko y'Imana yose uko ari 10. Hariho n'itegeko rya kane ryo kuruhuka ku munsi w'isabato. Bazagwanwa, bafatwe nk'ababangamiye amategeko ya leta ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mbese niki kizatera ibyo byose? Mbese nibiramuka bibaye, abari muri yandi madini cyangwa se mu yandi matorero bafashe umwanzuro wo gukurikiza ibyigisho by'ibinyoma cyangwa se ibyigisho bihimbano uko twabisobanuye mu cyigisho cyabanje, nkaba ndarikira mwene data na mushiki wanjye, nkaba ndarikira umusore n'inkumi batabashe gukurikirana icyigisho cyabanje, ko bakwihutira kugishakisha kuri uyu muyoboro wa YouTube. Nta handi ni ukwandika ijambo dutegereje umukiza kwaya, ukabasha gusobanukirwa n'iki cyigisho cyabanje, kandi ukabasha kuhibonera ibyigisho byinshi bigiye bitandukanye, kandi ukabasha no kuhatanga igitekerezo, ukabasha no kubaza ikibazo wifuza kubaza. Dufatanyije na Mwuka Wera ndetse no gusenga, tuzabasha gusobanura neza uburyo ibi byigisho bizagenda bidufasha gukurikirana neza ijambo ry'Imana. Nimunyemerere dusoma amagambo akomeye ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 424.
ahanditswe ngo isi igiye kugera mu gihe cy'akaga gateye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanyirije hamwe kurwanya amategeko y'Imana. Azatanga itegeko ry'uko abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakeneye, ab'imbata, ab'umudendezo, bazagendera ku migenzo y'itorero yo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwe urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko ryatanzwe n'Umuremyi ryashizweho, ugomba gukurikizwa kandi ukerekana umujinya w'Imana ari ukugomera amategeko yayo. Bishatse gusobanura ko itegeko ry'Imana nyirizina ryashizweho riri mu mategeko 10 y'Imana, riri mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 8, cyangwa muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cyitwa Iyimuka Misiri igice cya 20 umurongo wa 8. Umuntu wese uzakomeza gukurikiza iryo tegeko ry'Imana azafatwa nk'ugomeye amategeko ya leta, azafatwa nk'udashaka kubana neza n'abaturage. Ariyo mpamvu bizatera akaga n'ingorane, akazaba ari nayo mpamvu azatangira akarengane ko kurwanya abakomeza amategeko y'Imana. Ikibazo gishingiye aha: umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu, bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Azaba yemera kwifatanya n'ubundi bubasha yihitiyemo aho kumvira amategeko y'Imana. Umuburo uturutse mu ijuru n'uyu ngo umuntu wese uramya cya gikoko n'ishusho yacyo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, azanwa ku nzoga idafunguye ariyo burakari bw'Imana yasutswe mu gikombe cy'umujinya wayo. Ahangaha turashaka gutanga umurongo. Ahangaha turashaka kumenyesha abantu bose bavuye mu matorero yabo. Ahangaha turashaka kumenyesha abantu bose bihuse bagasohoka mu matorero bagenda bavuga ko itorero ry'Imana ryabaye Babuloni. Turabamenyesha dukomeje dukurikije ibyanditswe byera, dukurikije amagambo ari mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, tugakurikiza icyo Bibiliya yavuze kuri iyi ngingo. Turabamenyesha ko bafashe icyemezo bahubutse. Ikimenyetso cy'inyamaswa nta muntu uracyakira kugeza uyu munsi. Ikimenyetso cy'inyamaswa nta muntu uragihabwa. Ikimenyetso cy'inyamaswa kizatangira gutangwa cyangwa se gushirwa mu bikorwa. Kandi kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo ari ibintu bifatika bizaza ngo bigaragare mu kiganza, ntabwo ari ibintu bizaza ngo byiyomeke ku muntu kuko abantu benshi babitekereza. Umubare 666, nta muntu n'umwe uzaza ngo awufate awushirwe mu gahanga, nta muntu uzaza ngo awufate awushirwe mu kiganza. Ibyo ntibishoboka, ahubwo ni ibintu bibera mu ntekerezo. Nk'uko umuntu atekereza gukora ikintu, nk'uko umuntu atekereza akagambirira kugira icyo akora, gutekereza kumvira amategeko azaba yashizweho n'ubupapa ndetse n'ubuprotestani, ukemera kuyoboka inyigisho ziyobya, arizo zizahatira abantu kuruhuka amategeko ya mpimbano, arizo zizahatira abantu gukomeza umunsi wa mbere w'icyumweru. Ibyo nibyo bisobanuriye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa kigashirwa mu ruhanga. Uruhanga rwavuzwe ni intekerezo, ntabwo ari umubare uzaza ngo bawomeke mu gahanga. Oya, ibyo ni ibinyoma, ahubwo ni intekerezo zawe. Uko uzaba wiyumva muri iyo myumvire yerekeranye n'iryo jambo ry'Imana, azaba ari ikotaniro hagati y'icyiza n'ikibi. Uko uzabyakira nibyo bisobanuye ngo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga. Naho mu kiganza ni ugushira mu bikorwa no kwemera amabwiriza yose azatangwa n'ubuprotestani ndetse n'ubupapa, ndetse bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imbaraga 3 z'imyuka iyobya zasobanuwe mu buryo butandukanye. Wenda tuzongera tubisobanure mu kigisho kizakurikira. Icyo dushaka kubereka muri aka kanya ni uko bizagendekera bazaba bagikomeje amategeko y'Imana ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rimaze gutangazwa. Bene data bavandimwe nshuti dukunda, ubwo hazaba hashizweho itegeko ry'icyumweru, nibwo abantu benshi bazatangira kurenganwa. Umudendeza abantu bari bafite mu matorero yabo, umudendeza abantu bazaba bafite wo gusenga uzakurwaho. Ndetse mu byahishuwe igice cya 13 hari amagambo atwereka neza ko ubwo inyamaswa yavuye mu gitaka igereranya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izafatanya n'ubupapa
bamare gushiraho cyangwa se gukora igishushanyo cy'inyamaswa. Gukora igishushanyo cy'inyamaswa ni ukwemeza amategeko mpimbano azasiribanga itegeko rya kane ry'isabato, hagashirwaho itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru ku mugaragaro, kandi iryo tegeko rizaba gahato. Uyu munsi wa none umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo umunsi wo kuruhuka. Ufite uburenganzira bwo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, ufite uburenganzira bwo kuruhuka ku isabato, ufite uburenganzira bwo kuruhuka ku munsi wa gatandatu Jumamosi cyangwa se Jumamosi, ufite uburenganzira bwo kuruhuka ku munsi w'ijuma, cyangwa se ufite uburenganzira bwo watoranya umunsi uwo ari wo wose ukawuruhukaho. Ariko icyo gihe hazashirwaho itegeko rikomeye ry'uko abantu bose, aboroheje n'abakomeye, ab'umudendezo n'ab'imbata, baruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru cyangwa se dimashe, kandi bikaba gahato ku isi yose, uhereye ku mwana, ku rubyiruko, ku musore, ku nkumi, ku muntu ukuze uwo ari we wese, bizaba gahato. Kandi umuntu wese utazubahiriza kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru azafatwa nk'umuntu ugomeye amategeko ya leta, kandi azafatwa nk'umuntu udashaka kubana neza n'abaturage. Bene data nshuti dukunda, mbese mwiteguye guhagarara mute? Mbese mwiteguye kwitwara mute? Mbese mwiteguye guhamya ukuri? Mbese mwiteguye gufata icyemezo cyo gushikama mugahagarara nk'uko William Mireri, Martin Luther n'abandi bose, Paulo, Petero, Yohana, Barutolomayo bemeye guhagararira ukuri bagapfa bahamya ijambo ry'Imana? Aha hantu twese tuhibaze, aha hantu twese tuhatekereze. Mbese ni ukubera iki muri iki gihe hariho uruvunge rw'amadini menshi? Amadini araduka buri munsi, amadini aravuka buri gihe. Mu gihugu cy'u Rwanda ho honyine hano iwacu hamaze kugera amadini arenga 267, kandi buri dini rifite ibyo ryigisha, rifite ibyo bisobanura. Kandi muri ayo madini yose, amadini arenga 238 yose akoresha Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko ugasanga inyigisho biyigisha ziratandukanye. Mbese ko amadini arushaho kwiyongera ariko inyigisho zizagahabana, kandi dukoresha igitabo kimwe, ibi biterwa n'iki? Yesaya 8:20 haraduha amakuru, haraduha ibihamya, haraduha icyerekezo. Yesaya 8:20 umuhanuzi yaranditse ngo, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke utazabatamikira. Birashoboka ko umuntu ashobora kwitwaza Bibiliya, birashoboka yuko umuntu yaba ari umubwiriza butumwa yigisha ibyanditswe muri Bibiliya, ariko bitewe nuko yirengagije gukurikiza amategeko y'Imana, inyigisho ze zifatwa nk'ikizira, zifatwa nk'aho ari zeru, zifatwa nk'aho ntacyo yigisha, ahubwo afatwa nk'umuhanuzi w'ibinyoma. Ushobora kwibaza impamvu, ukibaza impamvu ibyo byanditswe, ariko reka mbabwize ukuri. Yesu ubwe yarabyivugiye muri Matayo igice cya 15 uhereye ku murongo wa 8, yarabivuze rwose ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be, ari kumwe n'abafarisayo, ubwo bamugishaga impaka, ubwo bashakaga kumubaza ibibazo bakoresheje inyandiko, ariko yabagenzura agasanga inyandiko zabo bazisoma ariko bagakurikiza imihango ho gukurikiza amategeko y'Imana. Bene data bavandimwe, ibi tuba tubigisha ntabwo ari amarangamutima yacu. Uko tuzamajya tumara gusobanura kino cyigisho, nawe ujye ugerageza ufate Bibiliya, ufate ibitabo, ufate umwuka w'ubuhanuzi, ndetse usenge. Ariko ndabashishikariza kwinjira muri Bibiliya, kuko ari cyo gitabo cy'ukuri gikwiye kutuyobora muri iki gihe, maze nawe ubashe gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Nimutwemerere dusome muri Matayo igice cya 15. Reka mbere yuko duhera ku murongo wa 8, munyemerere duhere hejuru. Abantu benshi bajya batanga ibitekerezo, abantu benshi bajya baduhamagara bakatubaza ibibazo bakurikije indirimbo turirimba, bakurikije ubutumwa dutambutsa mu ndirimbo. Ariko reka mbabwire, muhawe umwanya wo kuduhamagara kuri telefone, muhawe umwanya wo kutwandikira kuri WhatsApp, muhawe umwanya wo gutanga ibitekerezo ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Dutegereje Umukiza Kwaya, mukatubaza ibibazo mwifuza, kandi dufatanyije na Mwuka Muziranenge, dufatanyije n'imbaraga z'Uwiteka tuzabasobanurira. Si ku bwacu, ahubwo ni Umwuka Uwiteka yaduhaye, kandi ni Umwuka Uwiteka yatwemereye kugira ngo dukoreshe tubashe kugeza ubutumwa ku batuye isi.
Mata igice cya 15 guhera ku murongo wa mbere. Yesu ahinyura inyigisho z'abafarisayo. Haranditswe ngo nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramwegera maze baramubaza bati, ni iki gituma abigisha bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabika intoki mu mazi bagiye kurya? Mwumva ikibazo cy'abafarisayo babajije Yesu, kandi ibyo byose byari imitego bari kumutega kugira ngo babashe gusobanukirwa nimba Yesu yakwemera kugendera ku migenzo yabo. Ariko Yesu yabakuriye inzira ku murima, arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abadafite ubwenge. Umwana w'umuntu ntiyaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyanonosora. Bumvaga ari yuko Yesu ubwo yaje amategeko ya Mose ataye agaciro, ataye umurongo. Ariko bavandimwe nshuti dukunda, si cyo cyamuzanye. Ahubwo Yesu yarakomeje ku murongo wa 3 arababwira ngo, nawe arababaza ati, namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo y'abantu? Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko. Bene data nshuti dukunda, bavandimwe mwese mugize amatorero adukikije, bavandimwe mwese mugize amatorero, bavandimwe badafite aho bateranira, reka mbabwize ukuri, ikinyoma cyamaze kwaduka mu madini. Abantu benshi b'abanyamadini baza bigisha abantu bavuga ko tutagitwagwa n'amategeko, ahubwo dutwagwa n'ubuntu. Ariko ugasanga aho ruzingiye, iyo umuntu mubajije uri kukubwira ngo atwagwa n'ubuntu, uramubaza ngo, mbese wemerewe kwiba? Akarumagiho agaceceka. Mbese wemerewe gusambana? Ati, ibyo ntabwo mbyemerewe kuko ari icyaha. Wamubaza ati, nimba utemerewe gusambana ukaba utemerewe kwiba, ubisoma hehe? Iyo mugeze kuri iyo ngingo, kuko azi neza ko nta handi yabikuye mu gitabo cy'amategeko, cyangwa se mu gitabo cyanditswe cyitwa Ukuva, cyangwa se Yimuka Misiri ku bakoresha Bibiliya ntagatifu, agasanga ayo mahame agenderaho aboneka mu mategeko. Ariko wamubaza ikibazo ngo, wibuke kweza umunsi w'isabato, kuki uteza umunsi w'isabato? Kavuga ngo iryo tegeko ryari iry'Abayuda. Ese Abayuda bahawe itegeko ryo kuruhuka isabato? None itegeko ryo kwiba no kwica ko mwigisha mu matorero yanyu ko bitemerewe kwiba cyangwa kwica, ko mwigisha ko bitemerewe gusambana, ko mwigisha ko bitemerewe kwifuza, mwabisomye mu kihe gitabo? Bene data nshuti dukunda, reka mbabwire, igihe kirageze kugira ngo abantu bave mu rujijo, igihe kirageze kugira ngo abantu bave mu bidafite umumaro, igihe kirageze kugira ngo abigisha b'ibinyoma tubatera umugongo. Ubwo abantu benshi bari kwadukana ibitangaza, bakadukana ubufasha, umuntu agashinga idini akurikiye inyungu ze kugira ngo yigarure intekerezo z'abantu, akemera agatanga imitungo ye kugira ngo agire ibyo agura bifashisha abakene, kugira ngo agire ibyo agura abifashisha abantu. Noneho yamara kwigarurira intekerezo za benshi, abashikariza kugira ngo agire ibyo batanga bakuremo ibifasha abakene, agakuramo ibyinjira mu muryango we, agakuramo ibimufasha mu buzima bwa buri munsi. Bike bisigaye akabikoresha nk'iturufu yo gufashisha abakene ndetse n'abatishoboye. Bene data nshuti dukunda, nuko Yesu nawe arababaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze ngo, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga gufashisha ndagitura Imana, umeze atyo ntahwanye no umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanyunuye ibyanyu neza agira ati, aha hantu muhitondere, mbere yuko nsoma uyu murongo mubanze munyumve neza. Abantu benshi aravuga ngo, icyo nakagiye gufashisha mama cyangwa data ndagifashisha abapfakazi, ndagifashisha imfubyi, kugira ngo ugaragara neza muri rubanda. Ubu abantu benshi arafata amafaranga menshi, arafata imitungo, akabyirukankana akabijyana mu rusengero, akajya kubikoresha imirimo yo mu rusengero. Ariko ugasanga aturanye n'umuntu utishoboye, aturanye n'umuntu waburaye, ariko yahamagarirwa ibikorwa byo mu rusengero kuko ari muri rubanda nyamwinshi, kuko ari ukugira ngo abantu bamurebe, kuko ari ukugira ngo abantu bamushime, akirukira gufasha ibikorwa by'urusengero. Ariko umuturanyi we yaza kumuganyira ati, nabuze icyo kurya,
akamubwira ati icyo nateguye ni icyo gutanga mu rusengero, nta cyawe kirimo. Mwere data nshuti dukunda, ubwo buryarya no kwiyoberanya ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera. Yesu yaravuze ngo mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza agira ati, umurongo wa 8, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu gusa. Iki kintu kiratangaje, iki kintu kirababaje, iki kintu giteye agahinda. Ntabwo Yesu yigeze atunga urutoki ku bapagani, ntabwo Yesu yigeze atunga urutoki ku badasenga, nta nubwo Yesu yigeze atunga urutoki kuri ba bandi bicaye badafite uruhande ruherereyemo. Ahubwo Yesu yatunze urutoki kuri ba bandi basenga, aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha umunwa, imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu gusa. Reka nkubwire nshuti muvandimwe nkunda, suzuma neza urebe itorero ubarizwamo, suzuma neza urebe itorero washinze, suzuma neza urebe ahantu usengera, nimba ibyo mwigisha bihamanya n'amategeko y'Imana. Aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 1, cyangwa se mu gitabo cy'iyimuka Misiri muri Bibiliya ntagatifu uhereye ku gice cya 20 uhereye ku murongo wa 1. Nusanga inyigisho mwigisha, nusanga inyigisho itorero ryawe ryigisha ritashingiye ku mategeko y'Imana, nawe uri mu murongo wabo Yesu yabwiye ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Kandi Yesu yabishimangiye neza muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Aravuga ngo ubwo igihe kizagera ku munsi w'urubanza, ku munsi w'amateka, abantu benshi bazaza bikubita imbere ya Yesu bamubwire bati, Mwami, nitwirukanaga abadayimoni, nitwafashaga imfubyi, nitwafashaga abapfakazi, mbese ni ukubera iki dusigaye? Yesu azababwira ati, nimumve imbere mu nkozi z'ibibi mwe, kuko ibyo mwigishaga byose mwabikoreraga kwinezeza, ntimwigeze mukurikiza amategeko natanze. Ibyo ni bya bindi umuntu ashobora kuba ari umuturage mwiza, akaba ari umuturage ubana neza na bagenzi be, akaba ari umuturage rwose ufatwa neza mu mudugudu, akaba ari umuturage mwiza ushobora kureba rwose ukabona ari intangarugero. Ariko reka mbabwize ukuri, iyo habaye umuganda wa leta umuturage akawusibamo, bona nubwo yaba ari umuturage mwiza ntabura gucirwa amande kuko yishe itegeko. Nuko rero umuntu wese ibihamya yaba afite, ibyigisho yaba atangaza byose, uburyo yabafasha abantu bose, uburyo yabakora ibitangaza, reka mbabwize ukuri, imbaraga zagukoresha ibitangaza udakurikiza amategeko y'Imana, ndavuga neruye ngo zikomoka kuri Satani. Reka mbabwize ukuri, iki ndaryamya nshingiye ku byanditswe byera. Nimba wumva ubishidikanya, uzahamagare cyangwa se utanga igitekerezo cyawe, cyangwa se usome neza ayo masomo turi kwiga. Imbaraga zose waba ukoresha, ibintu byose waba utanga, ubufasha bwose waba utanga, ariko ukirengagiza amategeko y'Imana, imyigishirize yawe ni ibinyoma, ukorera Satani ku mugaragaro. Kandi igihe kiraje kugira ngo ubyicuze, igihe kiraje kugira ngo ubisobanukirwe. Mbabajwe n'abo wayobeje, ariko uyu munsi ndatanga umurongo n'umuburo kugira ngo umuntu wese waba aragendeye mu kinyenga cy'idini akagendera mu binyoma afata umwanzuro bikitwa none, mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa, mbere y'uko habaho agahato ko guhatira abantu gukomeza amategeko mpimbano, buri muntu wese azaba yarafashe icyemezo cyo gukomeza amategeko yose y'Imana uko ari 10. Hariho n'itegeko ryo kuruka ku munsi wera w'Uwiteka, ari wo munsi w'isabato. Bene data bavandimwe, nshuti dukunda, kwegereza umusozo w'iki cyigisho, reka tubabwire uko ibintu bizagenda ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rimaze gutangazwa. Hari amagambo akomeye aboneka mu gitabo cyitwa Inama Ikomeye y'Imana, page 83. Haranditswe ngo, icyo kiyoka kirakarira itorero kuko ubutumwa bwaryo bw'abamarayika batatu buzaba bumaze kwigishwa. Icyo kiyoka cyarakariye itorero kuko ubutumwa bwaryo bwa marayika wa gatatu buburira abantu bose iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'iby'inama y'ibibi bya Satani. Kugeza na n'ubu Satani yahumurishije amaso abantu benshi, ahindura imitima yabo, ntibaba bagikomeza amategeko y'Imana. Ariko ubwo amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose bazamenyeshwa ubutumwa bw'iteka ryose,
ubwo nibwo inama ya Satani yo kurimbura ubwami bw'Imana izaba imaze kwerekanwa ku mugaragaro. Aha hantu ndahatinda cyane. Ubwo ubutumwa bwiza bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ubwo itorero ry'Imana rizaba rimaje kwamamaza ubutumwa bwiza bumaze gukwira ku isi yose. Ndetse Yesu yabivuze neza muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubu ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzaba bumaze kwigishwa, leta z'isi ndetse n'amadini bazafata icyemezo gikomeye cyo guhangana n'ubwo butumwa, maze Satani azakoresha inama zikomeye ashaka uburyo yazimangatanya ubwo butumwa, ariko ubwoko bw'Imana buzahagarara bushikamye. Icyo gihe rero nibwo umuntu wese azaba akwiriye kwihitiramo ubwe kwandikwaho ikimenyetso cy'Imana cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Ari nayo mpamvu nshize ku mugaragaro ubuyobe bwagiye bugaragazwa n'abantu benshi basohotse mu itorero ry'Imana, bakavuga ko itorero ry'Imana ryamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndababwira nkomeje ngo musome inyandiko neza, musome Bibiliya neza, musome umwuka w'ubuhanuzi, nimurangiza mufate icyemezo hakiri kare mugaruke mu itorero ry'Imana, kuko vuba aha ngaha ubwo amategeko y'Imana agiye gushirwamo imbaraga kwigishwa ku mugaragaro, Satani nawe azarakara akoresha inama ashaka uburyo yazimangatanya ubwo butumwa, maze afatanye n'imbaraga eshatu zavuzwe z'imyuka mibi, harimo ubuprotestantI aribwo bugereranya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isi muri rusange cyangwa se itorero ryaguye, ndetse n'ubupapa, maze bahatira abantu kuruka ku munsi w'icyumweru. Ubwo nibwo hazabaho kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ndetse no kwakira ikimenyetso cy'Imana. Abazemera kuruka ku munsi w'icyumweru bazaba bakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa. Abazemera gukomeza amategeko y'Imana ndetse bakaruka no ku munsi wa karindwi w'isabato bazaba bakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndatekereza ko urujijo ruvuye aha ngaha. Ibizakurikira ibi ngibi ni uko abazemera gukomeza amategeko y'Imana, ikintu kizakurikiraho bazavanwa mu byabo, bazamburwa uburenganzira bwose bwo kugira uburenganzira muri leta ndetse no mu baturage, bazabuzwa umudendezo wo kugura ndetse no kugurisha, bazabuzwa umudendezo w'umutimanama, bazabuzwa gusenga ku mugaragaro, bazabuzwa uburenganzira bwo kwakira imfashanyo zisanzwe zibagenerwa. Ubu uyu munsi wa none ibihugu byinshi biri mu gikorwa cy'iterambere barimo barafasha abaturage babo, bakabafasha mu iterambere, bakabafasha mu bikorwa byo kuzamuka. Uburebye rwose umurongo uhagaze neza. Ariko muri icyo gihe ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rimaze gutangazwa, abantu b'Imana bazasimbarara ku mategeko ndetse bakemera gukomeza umunsi wa karindwi w'isabato. Abo ngabo bazafatwa nk'abarwanya amategeko ya leta, bazabuza umudendezo mbere, bazabuzwa umudendezo wo gusenga ku mugaragaro, bazabuzwa umudendezo wo kugura cyangwa kugurisha, kuko tuzagenda tubikurikirana mu byigisho bizaza. Bazabuzwa umudendezo wo kwisanzura muri rubanda, ndetse bizagera naho bakurwa mu midugudu yabo, birukanwemo bajye kuba mu mashamba ahibereretse. Ariko kubwo gufashwa n'Imana ntabwo bazigera bacika intege. Ndasaba buri muntu wese kugira ngo afate icyemezo muri aka kanya cyo kugenzura neza itorero asengeramo, idini asengeramo, aho abarizwa, ndetse n'utarafata icyemezo cyo kujya mu itorero runaka. Ndamusaba kugira ngo afate Bibiliya, acukumbure neza, aherere mu itangiriro ageze mu byahishuwe, abone umurongo nyawo akwiriye kugenderaho. Mu cyigisho kizakurikira iki ngiki tuzabagezaho icyigisho gikomeye. Abantu benshi bakomeze kutwandikira batubaza ngo turashaka kugira ngo mutumenyeshe ni irihe dini ry'ukuri cyangwa se ni irihe torero ry'ukuri. Reka mbabwize ukuri rirahari, kandi twiteguye kubibasobanurira mu cyigisho kizakurikiraho. Uwiteka abafashe kandi Uwiteka abakomeze, Uwiteka abarengere, Uwiteka abaha umugisha, kandi ubuntu bwe bukomeze kuzuza intekerezo zanyu. Tureke gutsimbarara ku marangamutima, tureke gutsimbarara ku madini ya gakondo, tureke gutsimbarara ku nyigisho twigishijwe n'ababyeyi, ahubwo dusaba Imana
twigishwe na Bibiliya. Dusaba Imana tuyoborwe n'ijambo ryayo, aho kuyoborwa n'amarangamutima n'intekerezo z'abayobozi batuyobora mu madini no mu matorero, ahubwo tuyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko buri muntu wese azikorera uwe mutwaro. Uwiteka abafashe kandi Uwiteka abagirire neza. Imbaraga mvajuru bane imbaraga mvajuru bane n'imitima yanyu, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kuzura intekerezo zanyu. Dusoza iki cyigisho, turabibutsa ko mu cyigisho kizakurikiraho tuzabagezaho idini y'ukuri cyangwa se itorero ry'ukuri. Impamvu muze gutyo, ubundi habaho itorero ntabwo hariho idini, ahubwo ni ukugira ngo abatubajije ibibazo babashe gusobanukirwa. Ushobora kuba wowe wumva idini, abandi bakumva itorero. Mu by'ukuri tuzabagezaho icyigisho kitubwira ngo ni gute wamenya idini y'ukuri. Nimureke dusenge. Urakoze Uwiteka Mana ikiranuka, uhimbazwe kuko wumvishe uburyo twagutabaje mbere yo gutangira icyo cyigisho, tukaba tugishoje nta nkomyi. Uhabwa icyubahiro. Uwiteka, abantu bose biteguye gutanga ibitekerezo kuri uyu muyoboro, ubayobore. He kuba Uwiteka amarangamutima yabo, ahubwo baratanga ibitekerezo byose babe bashaka kumenya no gusobanukirwa. Kandi Uwiteka, sinjye ubasobanurira, ahubwo ni umwuka wawe wera. Umwuka wawe wera yiganze, kandi umwuka wawe wera akomeze guhagarikira uru rubuga n'uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Dutegereje Umukiza kwaya, kugira ngo ubutumwa butambutswaho uburinde kugira inkomyi. Indirimbo zihanyuzwa n'ibyigisho bitambutswa ndetse n'ibindi bikorwa byose byakorerwa, iyi mikino igenda igaragaza imibereho abantu babayemo n'uburyo abantu bakwiriye guhinduka bagafata icyemezo cyo kugukurikira. Uwiteka, byose ujye ubiyobora, kandi Uwiteka ukomeze kongera imbaraga yawe kugira ngo ishishikarize abantu bose, imitima y'abantu bakomeze gushaka ubuntu bwawe kubwo kukwizera. Tubisenze twizeye nuko ubiduhaye, kandi tubisenze twizeye uko ugiye guhindura imitima yacu, kandi tubisenze twizeye uko ugiye kudufasha. Tubisenze twizeye uko ugiye kudushigikira. Ngaho muri uyu munsi bana natwe, kandi duhe umugisha wawe kugeza ubwo uzadufasha twabasha gukurikirana icyigisho kizakurikiraho. Tubigusabye twizeye twubiduhaye mu izina rya Yesu, amen. Nimugire amahoro y'Imana.